Muraho neza bakunzi ba filime My Daughter, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho mudukurikiye muherereye hose Imana ikomeje kubarinda ibyo mukora byose, ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu, twizera ko ibyo byose bikomeje kugenda neza, kandi niba hari n'abo bitagenda neza tubifurije gukomeza kwihangana, bitagenda neza byose biraza kongera kugenda neza kubera Imana. Muri filime yacu My Daughter, ibyo Jeanne akoze noneho nimuza kubibona muraza guseka imbavu zibarye, aho muri filime My Daughter hakomeje kuba show ziteye ubwoba. Jeanne aje noneho yahindutse, murabizi ko mu ma episode amaze iminsi asohoka ya filime My Daughter, Jeanne mutari muheruka kumubona, ariko noneho Jeanne yagarukanye style zidasanzwe. Nubwo uyu munsi habaye ikibazo kiri tekiniko, episode ya 214 ya filime yacu My Daughter nibashe kuba yasohoka, ariko mushonje muhishiwe, ejo ku isaha y'isa 5 zo kumanywa muraza kuba mwabona episode ya filime My Daughter iteye ubwoba, itunguranye cyane. Muraza kubona filime iryoshe, aho Jeanne araza kubakorera utuntu, muraza guseka imbavu bamwe zirabarya. Ndabizi neza ko n'ubusanzwe Jeanne yari asanzwe abasetsa, ariko ku munsi w'ejo ibintu biraza kuba byaba, turaza kuba twabibona, mwabyanditse muri komenti. So rero nubwo uyu munsi filime My Daughter episode ya 214 tabashije kuba yasohoka kubera ikibazo kiri special cyahabaye, reka tube twiganira kuri filime My Daughter tubabwira aho ibintu bigeze ndetse n'ibintu bigiye kuba byakorwa muri filime My Daughter. Murabizi ko uyu mugabo ngo ni Nkuranga wemeye kugambanira murumuna we Hunter, akomeje kuryozwa ibyo yakoze, gereza ikomeje kumukaranga, aho atangiye kuba yasaba uwo yimye, aho akomeje gutakambira Hunter amusaba imbabazi yuko yamuvuganira kuri polisi bakamufungura, ariko Hunter akomeje kuvuga ko atongera kugira impuhwe, atongera gukora ikosa na rimwe. Yakoze ikosa ryo gutabara Nkuranga, Isabella yamuteye icyuma, ariko ibyamubayeho yarabibonye. Uyu Hunter yavuze ko adakeneye kongera kugira izindi mpuhwe na rimwe kuri Nkuranga ndetse n'uyu mugore ngo ni Michelle. Uyu mugabo ngo ni Nkuranga, ibyo yakoze bikomeje kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe, akomeje gutekereza, akumva neza nta kindi kintu afite cyo gukora, aho yari yatekereje ko kugira ngo abe yakikura muri ibi bibazo arimo, ashake umwavoka cyangwa se umwunganizi mu by'amategeko uri buze kuba wamuburanira, bakamufungura cyangwa se bakamugabanyiriza ibihano, bakamufunga igihe gito. Yagerageje kubwira uyu mugore ngo ni Michelle, yari yarizeye 100% ko Michelle yahamagara musaza we, hanyuma bakagurisha imitungo bamwanditseho kugira ngo babe babona amafaranga yo gufunguza, yo kugira ngo babe babafungura nangwa se babagabanyiriza igihano. Ariko yatunguwe nuko uyu mugore ngo ni Michelle ibyo yakoraga byose yabikoraga mu nyungu ze. Ubu bugambanyi yari ari kwinjiza muri Nkuranga, yagiraga ngo bagambanire Hunter, hanyuma imitungo bayandikishe kuri musaza we, birangire ibayi ya Michelle. Guys, uyu mugabo ngo ni Nkuranga akomeje kubura byose nk'ingati imennye, akomeje kurira yo kwarika, akomeje kurira mu myotsi nka Bakame, aho akomeje kuryozwa ibyo yakoze, ndetse akaba nta n'umuntu n'umwe umufitiye impuhwe, kubera ko babonye ko ari inyamaswa, ari umugome. Baza umuntu wemeye kugambanira murumuna we Hunter n'ibintu byiza Hunter yabakoreye, ariko bo baje kumwitura, bakamwitura ibintu by'urugomo rukabije, aho Hunter nawe yavuze ko nta mpuhwe akeneye kongera kuba yabagirira. Guys, muri filime yacu My Daughter ikibazo gikomeje kubaho ni kimwe, Hunter yahawe ubutabera, yararenganuwe, komeje kuba mu byishimo, ndetse na Nkuranga na Michelle bamugambaniye nabo bakomeje kuryozwa ibyo bakoze.
ariko uyu Hunter afite ikibazo cy'uko atabona Vumiliya, yabuze umugore we Vumiliya, nk'uko abakunzi ba filime My Daughter mukomeje kugenda mubisaba muri hirya no hino ko Vumiliya akwiye kuba yagaruka mu muryango agafatanya na Hunter bakiyubakira urugo rwabo. Ibyo ngibyo Hunter nawe yamaze kuba abibona, abona ko aricyo kintu gisigaye cyo kugira ngo abe yashaka umugore we Vumiliya, bongere biyubakire urugo rwabo. Murabizi ko Vumiliya yakundaga Hunter 100%, na Hunter agakunda umugore we Vumiliya 100%. Murabizi ko Hunter na Vumiliya nta kibazo bigeze bagirana n'umunsi n'umwe, aho ahubwo abenshi bakomeje gutekereza ikintu cyaba cyarateye Vumiliya guta umwana akagenda bikabacanga, ariko ibyo byose muraza kuba mwabisobanukirwa neza. Ndetse no kuri iyi mitungo Nkuranga yari ashaka kugurisha, hari abatari kubisobanukirwa neza, bari kwibaza ngo ese iyi mitungo ni iya Hunter? Ese ko Nkuranga ari kuvuga ngo ari bujye kureba Hunter amusinyire, bikaza kurangira Isabella amutanze kuri polisi akajya kwitanga, iyo mitungo yaba ari iyi? Icyo ni ikibazo buri wese akomeje kwibaza. Ariko iyo iza kuba ari iya Hunter, kiba mwarabibonye Hunter ari gusinyira Nkuranga ko amuhaye imitungo ye. Ndetse murabizi ko ikintu Nkuranga yari yamaze gufata 100% ari imodoka ya Hunter, ariko nayo ku munota wa nyuma ibintu byaje kurangira Hunter asubiye kureba uyu mugabo ngo ni Nkuranga muri gereza, amubwira ko agomba kumusubiza imodoka ye, cyangwa se akaba yabyongera kuri dosiye bakaba bamuheza muri gereza. Ibyo byose biza kurangira Nkuranga amusubije ibye byose. Ese guys, iyo mitungo waba uri kwibaza ngo ni iyi? Wowe icyo usabwa nta kindi, reba munsi y'iyi video gato kuri iryo buto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukandeho ufungura akazugira, nubisoza ukande like. Abantu mwese mudukurikiye mukande like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri komenti. Ibyo bintu byose ukomeje kwibaza biteye amatsiko, ukeneye kumenya iyo mitungo Nkuranga arashaka kugurisha, ese nimba na Vumiliya ari buze kuba yagaruka muri filime My Daughter. Ndagira ngo nkubwire ko mu kanya turi buze kugaruka tukuzaniye ikiganiro kibisobanura byose, tugusobanurira byose ukuntu bimeze muri filime yacu My Daughter, aho ikomeje kugenda igera ku musozo. Hunter akaba akomeje kugenda aharanira ubutabera ndetse no gushaka umugore we Vumiliya. Ibyo byose tugiye kugaruka mu kanya tubigusobanurire neza, guhera kuri A kugeza kuri Z. Wowe icyo usabwa nta kindi, ntucikwe no gukora subscribe, ndetse ngo nubisoza ukande like, ubundi uduhe na comment.